Hello, niba mushaka kumenya byinshi ku kuri kw'ijambo ry'Imana ndetse ukamenya n'uburyo wakwitwara nk'umukristo muri bino bihe bitoroshye, turabararikiye kujya kuri Shamga TV kuri YouTube ndetse ukanakora subscribe kugira ngo ibizaho byose bitagucika. Shalom, peuple de Dieu. Sur Shamga TV. Ikaze nanone kuri Shamga TV, tubahaye ikaze mu kiganiro Shamga TV show. Nkuko mumaze kubimenyera, buri gihe tugira insanganyamatsiko zigiye zitandukanye tuganira kugira ngo murusheho gufashwa. Kuri uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umuvugabutumwa Levi. Ikaze. Urakoze. Yego. Uyu munsi rero insanganyamatsiko ikaba ivuga iti ese ni ngombwa kwita ku buryo umusaruro wabonetse mu byo dukora, cyangwa se icyo dushaka kubona ni umusaruro gusa w'ibyo twagezeho. Ubwo rero akaba ariyo nsanganyamatsiko dufite uyu munsi, ari nayo mpamvu tugira ngo dutangira tubaza Frère Levi, dushingiye ku bivugwa muri Bibiliya mu itangiriro igice cya 3, ngira ngo ni umurongo wa 17 gutyo. Bibiri tubwira yuko umuntu azabona ikintu yiyushye cyuye. Niyo principe mbese Imana yashyizeho nyuma yuko umuntu amaze gukora icyaha. Ese mu gihe umuntu yabonye ibintu yiyushye cyuya, hari ikibazo ibyo bintu bitwaye? Hari ikintu yangije hagati aho ngaho? Urakoze mwenda tamucyo. First of all, ndaga ko tubona twaredefinisa icyo wita kuva icyuya. Urumva kuva icyuya yari umuvumo. Mbere yuko umuntu agwa, turi mu fuga mu itangiriro 3, urako itangiriro 3 umuntu yaguye, itangiriro igice cya 2, cya 3 umuntu araguye. Imana mu mivumo Imana yamuhaye yavuze yuko azabaho yishyuye. So ari ikintu kimwe Imana yazanye kitabagaho mbere, ni processus. Afite no gutegereza, no gukora ibintu ugategereza. Mbere ntabwo byabagaho. Imana yaremye igiti kizamutse gishibutse, ariko Imana umuntu amaze kugwa, Imana ndavuga ngo noneho kubera ko waguye nzanye gutegereza, uzajya ukora ibintu utegereje. Nuvuga ngo kwiyushyuya ni iki amfete? Ni igihe ubibye ugategereza gusarura. No kwiyushyuya mu by'ukuri ntago uvuga ngo ni ugukora ibyo ubonye byose. Kwiyushyuya ni ugukurikiza processus yateganyijwe kugira ngo ikintu gikorwe. Mu yandi magambo, nimba ubibye imbuto runaka, semence runaka, ugomba kuyibagarira, ugomba kuyuhira, maze warangiza ugasarura. Iyo niyo processus, niko kwiyuha icyuya. Ariko nimba ufashe ikintu ukafata urugero mucyo yarari mahinga, ndaje mu ishyamba, ndaje mu murima we, ndaje ndabisoromye, ni ubujura. So nimba sinzi ko kwiyuha si ukwiba afite, so gukora ikintu kikuvunye ni ukurikiza processus yabugenewe. Kwiyuha icyuya sinzi ubusobanuro ahantu twaba tubukuye, ariko kwiyuha icyuya ngira ngo ni cya kintu wakoze kikakuvuna. Ushobora no kugikora ugategereza. No muri ubwo bujura nabwo hashobora kubamo planification, donc ugategura ugakora ibintu bikugoye nubwo ari ubujura, kuko tuzi yuko n'abantu bakora n'ibintu bitanyuze mu mucyo cyangwa baravunika mu manyanga, nabo baravunika. Donc nabo babisha icyuya n'ubundi. Nta kibazo. Bibiliya iravuga ngo Imigani 10:22, umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Uvuga ngo igihe cyose uwo mubabaro wawe at some point in time uzagutera, igihe cyose icyo cyuya wabishye kizagutera agahinda, itonde. Urumva ko nimba uvuze ngo umuntu wibye, nubwo wenda dufite imitima ikomeye, agira nakabyicuza. Iyuha icyuya yego, ariko bikazanamo kwicuza n'agahinda. Kandi umugisha w'Imana, kimwe mu bintu kidashobora kugaragara mu bintu Imana yaguhaye, birimo wiha icyuya, ugomba gukuramo iki? Umutuzo no kumererwa neza. Ariko iyo yongeremo agahinda, waba wariyushye icyuya nabi. Iyo wishe icyuya
buri negatif mu buryo buri negatifu yego uba warafashe inzira itari yo bizana agahinda izana agahinda ariko nanone bitwaye iki kuba twabikora nka gutyo mbese tukiyuha icyuya muri ubwo buryo wita ko buri negatifu tukagera kuri za ntego zacu wenda nyuma tukaza gutunganya tubyite gutyo tukaza gutunganya tukavuga iti ibintu narabonye byari byaranyuze mu buriganya none bisabiye Imana imbabazi ntabwo nabikoze mu buryo buri bwo ndatunganyije birarangiye ariko umusaruro wanjye ndawugumanye Haricyo warabikoze na intention kuzihana se gakora ikintu kibi ubishaka ugambiriye kwihana intention ni ukubona cya kintu oya ikintu gihari ni igikibye neme nuko ibintu byose dukora nk'umukristo ikintu cya mbere abo bikwiye kuduteza agahinda umugisha wose uturutse ku Mana nta gahinda uteza cyo ni kimwe cya kabiri tugomba gukuramo ubuhamya ugomba kugera ahantu uzavuga ngo urukumva ubuhamya nakuye muri kino kintu fata nka Aburahamu urugero Aburahamu Imana yaramubwiye ngo tugeze imyaka 25 ubuhamya Aburahamu yakuye mu byo yakoze bwari muri iyo process yo gutegereza urumva ko Aburahamu inzira y'ubusamu yaciye ariyo Ismael yamuteye agahinda kuko na nuba agahinda karagaragara kuko baracyarwana Ismael na Isaka so ikintu Imana igamije si ukugera ku musaruro nuko iyo nzira inyuramo ugakuramo amasomo ukayikuramo témoignage ukayikuramo n'umunezero nimba Imana ivuze ngo nzaguha umugisha tegereza Imana izaguwe mu buryo bwabugenewe kuko nuca inzira yawe simvuze ngo ntabwo Imana izabikora ariko uzabona Ismael kandi Ismael iteka arakujomba Aburahamu yanyuze inzira yindi itandukanye n'Imana yari yamubwiye ariko Ismael nihwa umuntu aratubwira ngo nihwa rihora ari kujomba so yewe inama nagira umuntu n'uyihana Imana izakubabarira iri souverain ariko iryo hwa izahora ari kujomba donc ubwo ni cya kintu cyazanywe n'icyo cyaha wakoze ni nk'igihano cy'icyaha nihwa utazikuraho yego Imana irakubabarira ariko cya gihano cy'icyaha wakoze kigumaho n'ubundi nimba urugero warisha umuntu kugira ngo ugire ikintu ubona nujya ubona n'ubwo wageze ku musaruro ariko nibizavaho ko hari icyapfuye kugira ngo ubibone ndetse mucyo nje kumwambura akazi afite nzakabona ariko nizajya nkubona uri aho ngaho ubabaye uri gusafaringa hariho rizajoma rikambwira ngo ngewe nubwo meze neza hari ikintu nakoze kibi kugira ngo mucyo agire icyo abona iryo hwa nasaba Imana nasaba bene data arimo aradukurikira nayo nasaba ko Imana idufasha iryo hwa ntirizatujomba ariko Frère Levi wakomoje ku migani nanjye hano umurongo mfite mu migani igice cya 14 ku murongo wa 23 uravuga ngo umurimo wose utera inyungu ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya ikamba ry'abanyabwenge ni ubutunzi bwabo ariko ubupfu bw'abapfapfa ni ubupfu gusa donc hano Bible ukuntu bitubwira ni nkaho ikamba ry'abanyabwenge ni ukuba bagize ubwo bwenge bwo kutagira uwo murimo wo gushora mu mazimwe utagiye mu mazimwe ubwo agakora investissement runaka iyo ariyo yose araza kunguka kubera ko hano Bible mwise umunyabwenge simbyansi nanone Salomo muri iyo migani 38 arasenga aravuga ngo nkuraho ibitagira umumaro urukumva n'ibinyoma b'imbekure no mu bukene cyangwa ubukire aho ngaburira ibyo kurya binkwiriye numva Salomo aravuga ngo Mana nkuraho ibidafite umumaro numva muri ubwo bukire uri kumbwira aho ngaho ese ni mu bifite umumaro Salomo yanze ibintu bitari by'imbura mumaro Salomo yanze ibintu bidafite umumaro agahora asaba Imana ko ibintu byose Imana izamuha azaba ari ibintu bifite umumaro uvuga ngo ukuntu ushaka gukora kose it's fine ariko si n'iby'umumaro uyu munsi ntabwo urumva turi abakristo ari byose yego hari igihe tugira faiblesse hari igihe tugira intege nke ariko turi abakristo nk'umukristo hari umurongo utagomba kurenga hari aho utagomba kujya niyo mpamvu Salomo arimo arasenga ngo mwami nkuraho bidafite umumaro nanjye niryo sengesho ryanjye ejo numva mfite pression numva nshaka ubutunzi numva nshaka ubukire nzabugire mu bifite umumaro tugire ubutunzi mu bintu bifite umumaro yego ubwo tutanyuze muri za nzira zose twishakiye hanyuma iryo hwa tuzarikwepera hese iryo hwa rero kugira ngo turikwepe kugira ngo dukore ibyo ngibyo noneho bitunganye yego bitunganye
dukora iki kubera ko tumaze kubona yuko inzira binyuramo iramataringa ni ngombwa yuko tuyirebaho hanyuma nk'umuntu w'umukristo wifuza gukiranuka icyo kintu yagikoraho iki yakora iki kugira ngo akiranuke at the same time abashe n'icyarimwe abashe gukorera Imana agere ku ntego yifuza nubwo ari ubwo butunzi niba ari n'ikindi cyiza ubutunzi ntabwo ari bubi tubanze kwanza tubiganireho hano ni byiza gutunga ni byiza kumererwa neza ni byiza kugira amafaranga matter of fact Imana irabishaka niyo yivugiye ngo ifeza n'izahabu ni ibyanjye so Imana yo nyine arivugiye ko ifeza n'izahabu ari ibyanjye magambo Imana ishaka yuko dutunga ariko ntabwo ishaka yuko dutunga mu buryo bumwe nk'ubw'abandi batayizera kuko ikintu kimwe muri Mateyo 5 navuze ngo ivubisha imvura kuba binabeza yego ngo umubi nakora ibyo bintu akagira amahirwe menshi nafatwe nibizamubuza guhirwa nawe sasa rero nk'umukristo ikintu afite agira ngo hano sobanura ikintu kimwe kuba imvura igwishizwa ababi n'abeza nibituvuga ko twese tungana ari tandukaniro rihari twese ni turi bamwe turatandukanye dufite data wo mwijuru agomba kutwitaho muri norme yashyizeho twe kujya gushyiraho ibyacu bivuga ngo nimba Imana ivuze ngo nzaguha umugisha itegereza iguha mu buryo iyo yabivuze ikibazo dufite nuko turi muri fast generation fast food fast speed fast ibintu byose byabaye fast ntabwo dushaka gutegereza uyu munsi urubwira abantu ngo bategereze ntabwo bizatuvuna turashaka ibintu byihuta ariko ikibazo cy'ikintu cyihuta nta temonyashe giherekeza ahubwo giherekezwa no kwicuza n'amaho ariko ikintu gihaye umwanya kizana temonyashe ni handi ushobora kubona umuntu ukabona umuntu yarakize kandi mu cyo amafaranga bayakuye urabona man twarakoze urabona bro twarakoze aho yambwira bikuye ntabwo yaguha temonyashe kuko byuzuye ubugambanyi byuzuye ubugome byuzuye inzira z'ubusamo ariko wa muntu wabonye amafaranga mu buryo bwiza bukwiriye ntabwo azagira ipfunwe ryo kukubwira aho yayakuye nuko byagenze nicyo se Imana ni ukugira ngo amafaranga nzabona nzabashe kuyanyabwira abantu inzira naciyemo ngo nabo bayicemo Imana ihabwe ikuzo n'icyubahiro utangira gusubiza icyo kibazo wavuze yuko Imana ishaka ko dukira yego ariko aho ngaho naho ndashaka ko tuhakura ikibazo kubera ko muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 murongo ndizera ko ari uwa 9 haravuga ngo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya ndetse no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza ijambo ukoresheje abifuza gukira nibyo turi kuvugaho ariko abifuza umukristo icyifuzo agira no kwegera Imana ntabwo ari ugukira gukira ni iki gukira n'umugisha w'Imana umugisha Imana itanga niyo ndimo ndavuga hano urumva umukristo urumva Branham aravuga ngo ibi les biens matériels bifatika by'isi ntabwo ari ikimenyetso ko Imana yakwemeye urumva uyu munsi ushobora no kubona umuntu ufite ibintu byinshi amafaranga n'ibintu ariko ntabwo ari ikimenyetso yuko biturutse ku Mana kuko yivubisha imvura kuba binabeza so umugisha Imana itanga si amafaranga brother umugisha Imana itanga kwanza ni ukukwiha maze ikaguha ibyayo impamvu muri iyo kose yo kubona ibintu twataye Imana turayifite ariko ntabwo tubyinjoyinga turayifite ariko ntabwo bituryohera kuko twarabigize ntitwabona Imana Yesu abwira intumwa ze ngo mubanze mushake ubwami bw'ijuru ibindi muzayibonamo nk'inyongera so pursue yacu ntabwo ari amafaranga Imana mubyumve neza twe ntabwo turimo turashaka amafaranga turashaka Imana nituyibona ikaduha amafaranga premièrement dushatse Imana yego dushatse Imana bwa mbere yego hanyuma yuko tuyibonye ntabwo turi kubona amafaranga noneho ubwo n'amakosa na yacu amakosa na yacu Imana yashyizeho principe yashyizeho uburyo bwo kubona amafaranga hari ibyo Imana yavuze Frère Branham aravuga muri natwe passer ton property chance avuga ngo twiga kugira ngo tubone akazi keza ariko urugero umuntu utarize ni expecting akazi keza ajye kwikorera so iyo ushatse Imana kuko uvuga ko wayibonye afite na citation hano wenda nayo gusomera Branham aravuga ngo iyo wabonye Imana igwa n'ibindi byose niba warabonye Imana ni gute uvuga ngo wabuze ikibazo amakosa na yacu ni gute tubona Imana tukabura amafaranga Levi kuvuga ngo ntabwo ubutunzi ari icyifuzo yego byaza kutugarura kuko Imana nta kindi kintu ishobora kuzaduha tutakisabye
kugira ngo Imana iduhereze ibintu nyuma y'uko yaduhaye umugore tukabyijujutira tukayibwira ko tutari twayisabye uwo mugore ari nawe wadukoresheje amakosa yashyizeho ihame y'uko tugomba kuyisabira. Donc kugira ngo tugire ubutunzi nuko tugomba kuba tubukeneye nabyo. None se wasaba Imana utayifite? That's the question here. Yego, hanyuma noneho twakoreye Imana, twashatse kugaragara ku Imana iratwigaragariza, dufite Imana, twaracunguwe, hanyuma umuntu arifuza gukira. Ntabwo ari bibi. Ntabwo ari bibi. Ambition ntabwo ari ikintu kibi. Yego. Ariko ambition yibona amaze kubona Imana. Nicyo kibazo ngira ngo twumvikane hano. Ntabwo ubanza kubona ambition maze ngo none urumva ikibazo tugira ni ikihe? Turabanza tukajya mu bintu tugakurura Imana nyuma. Niyo mpamvu tubona ibibazo. Utangira urugendo maze ukajya gukurura Imana naragusize noneho ngwino tujyane. Ariko utangiranye nayo n'ibindi byakoroha. Niba uyu munsi ngiye nka Levi nshaka amafaranga, of course ndayashaka. Ngomba kubanza kumakinga sure si Imana ndayifite. Nimara kubona Imana no kubona ibyo bintu bizaba automatique. Kuko Imana ni umubyeyi imaze kunyadopta, izi ko mbikeneye. No kuyisaba ntabwo bizamvuna. Impamvu nge ntabwo nemera kujya gusaba Imana ugafata iminsi myinshi yo kwiriza urimo urasaba ntabwo kubona gusaba papa byakuvuna bene kari akagira. Nge sinemera kugira ngo papa me ngomba kuvunika, ngomba kubabara, ngomba simbyemera. Papa namaze kumubona mufite koko mu mutima, ibindi bintu izayima tutavunanye. Tumufite mu mutima, ibindi bintu azabibona tatuvuniye. Okay. Oya ni magambo nidukurikiza principe. Nidukurikiza principe mbere yuko tugaruka ku kintu cyo kuba twaramubonye, iyo principe twarayapplyinze ntitubone ibyo bindi by'inyongera. Ndagira ngo tubanze tugaruke kuri iki kibazo nanone. Abakristo turi abantu dufite amasezerano. Ndetse tuzi n'amaprincipe y'Imana menshi. Tuzi amaprincipe y'Imana menshi, tuzi musabe muzahabwa. Ariko ikintu kigaragara cyo abo twita batizera, nge ntekereza ko bashobora kuba ari nabo bizera, ahubwo nibo bazi gushyira mu bikorwa ayo maprincipe. Uzi ikibazo gihari brother, naguciye mu ijambo sinzi ko uramaze kumbaza. Ikibazo cyari cyo ngicyo, ari ibintu bibiri bipfira he ku bakristo. Ari ibintu bibiri. Hari la personne de Jésus, umuntu Yesu Kristo nibyo yavuze. Abakristo twe dukunda umuntu Yesu, dukunda agakiza, ukumva, dukunda umusaraba, dukunda amaraso ya Yesu, dukunda gukira kutubabarira indwara, dukunda umuntu wa Yesu. Ariko umuntu wa Yesu akurikijwe na principe. Noneho twebwe muri eglise tubwiriza umuntu la personne de Jésus, tubwiriza muri eglise mwakire Yesu umwami n'umukiza, mwakire mu mitima yanyu. Abapagani bo nago bemeye umuntu Yesu bakurikije principe z'ibyo yavuze. Yaravuze ngo musabe muzahabwa, kandi birakora. Ariko usanga twebwe ntago dusaba, ahubwo turasenga. Ugasanga twebwe kugira ngo tugende dukore principe yavuze, kugira ngo tubone ibyo bintu, twe dukora iki? Turasenga kugira ngo uwo muntu aba ariwe dukomeza kuzurana nawe. Ushobora kuzurana Yesu ugapfura umukene udakurikije ibyo yavuze. Yesu yarabyivuye ngo nimunkunda mukora ibyo nababwiye. Ni ukuvuga ngo ushobora kubona Yesu umutima, ariko nudakora ibyo yakubwiye uzaguma inyuma. Niyo mpamvu ubukristo bwa nyabwo ni ubuhe? Ni ukwakira umuntu n'ibyo yavuze. Tugufata umuntu ukajugunya ibyo yavuze. Kandi iyo dukunze kora urugero, urashaka amafaranga aho kugira ngo ukore utangire umushinga, ushaka igishoro, urimo kwiyiriza. Urukumva icyo ni ikibazo. Umuntu uramufite ariko si ibyo yavuze byo urabikora iki? So niyo mpamvu abakristo benshi tuguma inyuma. Abapagani bo ntabwo umuntu wa Yesu ntabwo bamushaka, ntabwo banamwemera rwose, kuko babwira ngo nimukora ibyaha, nimukora ababuza byinshi. Ariko ibyo yavuze byo birakunda. Kuko n'amashuri menshi dufite ku isi, ufata Harvard, ugafata Oxford, yashinzwe n'abakristo. Turumva yuko foundation zayo bubakiwe kuri principe navuga biblique. Igihugu gikomeye ku isi uyu munsi ni United States, batangiye ari abakristo, bafashe principe za Bible ziri muri angle zose, kuko muri Bible batubwira no gusuzanya. Iyo ugiye muri Bible ibintu byose Bible irabivuga, ariko twanze principe dufata umuntu. Niyo mpamvu umuntu turamwuzuranye, twuzuye umwuka ariko nta mafaranga dufite, kuko twagize umwanya uhagije wo gukora. Twashatse Yesu ariko ntitwashatse gukora ibyo yavuze. Hanyuma Frère Levi, bitwaye iki bene data cyangwa se n'abandi bantu turamutse twapritse tutuze urugero rwa Zakayo, yari umukoresha w'ikoro.
we yabanje gushaka ubwo butunzi ntabwo yarazi Yesu kubw'amahirwe ntabwo yarazi Yesu ntabwo yarazi Yesu bitwaye iki kuba umuntu ntabwo yaramuzi icyo example ntabwo iribuze gukunda kuko ntabwo yaramuzi ariko kuba bari bamuzi babikoze hariho nanjye uyu munsi nimbikora ndi kukubwira nona ninshi y'ubusa muhazaziho sibivuze ko ibintu nzabibona ariko hazaba hariho rizajya rihora rinjomba rinyibutsa ko ibintu wabonye mu buryo budakwiriye kandi bizaneza agahinda kandi umugisha Imana itanga ntabwo uzana agahinda Bibiliya incontournable sivuze ngo uyu munsi niba ntabwo uzayiba ushobora no kubaka eglise ya pastor wawe warakoresha amafaranga y'ubujura bizazana kandi abana b'Imana bazabumugisha ariko wowe bizaguteza agahinda bivuga ngo okay nubwo ari amafaranga nayabonye aho nayakuye ntabwo niyo mpamvu ndi kuvuga process matters si amafaranga gusa ni muri process zose z'ubuzima no mu kujya gushaka washatse gute no mu kwetablisha ubushuti urabona bavuga ngo ubushuti ntabwo bugurwa arana bavuga ngo bavuga ngo ntabwo ubushuti babugura ubushuti buri automatique ariko wowe uraje unsebeje kuri mucyo ubaye inshuti ye ngiye mucyo aranyanze nabyo ari principe wishe kandi hazazihwa kuko n'ujya umbona uzagira ipfunwe nubwo ndi inshuti ya Levi ariko mucyo narabashwanishije so igihe cyose hari ikintu cy'Imana ukandagiye ihorera kujoma yego tukira aho ngaho noneho mu gihe tubonye yuko inzira binyuramo nayo igomba kwitabwaho ahubwo niho ruzingiye hanyuma abakristo banyabo nakwita banyabo abo ngabo bavuga yuko bakiriye Kristo hanyuma bakaba bavuga yuko icyo gice kindi cy'inyongera kandi byasezeranywe of course bitarimo kuboneka n'iki barimo barabura mu buryo buri practical ndagira ngo tubwire mu buryo buri practical ku buryo umuntu udukurikiye ashobora kuva hano akavuga ngo ikintu naburaga nubwo nabonye Kristo namwakiriye nk'umwami n'umukiza nkaba ngendera mu nzira ye nk'uko bikwiye ikintu naburaga noneho kugira ngo nezerwe n'ubu buzima ni iki kubera ko njye ntekereza ko kandi ni nako biri ntabwo tuzajya mu ijuru nk'impunzi ntabwo tuzajya mu ijuru nk'impunzi yego tuzajyayo nk'abatsinze duhabwe ingororano kandi ingororano ni iz'umuntu watsinze hanyuma kugira ngo twitwa abatsinze ni uko tutazaba tuvuye ahangaha ku isi nk'imbabare nk'abantu bari barabuze ahandi hantu bajya hanyuma nabyo birakenewe kuko abakristo yego tuzi yuko turi mu ijuru gakondo yacu ni mu ijuru ariko turi n'abantu 100% dukeneye ibintu bitunga abantu dukeneye ibintu binezeza abantu ibyo ngibyo mu buryo buri practical ni iki kintu umuntu yagenda akavuga ngo ngiye gukora iki cyaburaga nyuma yuko mbonye Kristo mbone n'ibindi byari bisigaye nifuza gushimisha. That's a good one. Cyo ni kibazo cyiza cyane. Dukora iki biroroshye ni iki Yesu yavuze. Ari ikintu gisigaye cyaratubayeho frère mucyo reka mbivuge kuri Shalom TV. Abakristo ntabwo tukiri abantu bagendera ku byo Yesu yavuze. Muri domaine zose z'ubuzima. Urumva twabaye emotional cyane twari bagenda ku marangamutima ntabwo dukoresha ijambo rya Yesu. Kandi malheureusement Yesu urumva wowe uri umuntu wize IT. Yesu ameze nka machine. Afata binary gusa udakoresheje binary ntabwo yamenye ibyo urimo uravuga. Wowe uri kubyumva direct ari langage machine ururimi yumva voilà ururimi Imana yumvamo. Hanze y'urwo rurimi murakorogana ntabwo ikumva ibyo ari byo. Ururimi Imana yumva ni ijambo ryayo. Na Satani igihe yagiye gutera Yesu yaje akoresha ijambo ryayo. Ngo reka mbe practical ngo rubivuze muri buri kantu kose ugiye gukora niki ijambo ry'Imana rivuga. Urashaka amafaranga niki ijambo ry'Imana rivuga. Biroroshye. Noneho nukora ibyo ijambo ry'Imana rivuga utegereze. Ubwo muri buri promesse Imana yatubwiye na timing yashyizemo. Yaravuze ngo nzakora ariko ntabwo igivuga ngo igihe nzabikorera. Ariko malheureusement twempoza Imana timing yacu. Mana ndashaka iki ngiki ugikore ubu nona. Cyo ni kibazo cya kabiri. Uyu munsi ni tuvuga ngo hari twakoze principe. Ari umufrere twabiganiriyeho reka nanabivuge hano. Iyo wapplyinze principe y'ijambo ry'Imana neza igomba gutambuka. Ubwo idatambutse Imana iba yarabeshye. Nushaka ugomba kubona. Nushaka brother ugomba kubona. Ni principe y'Imana. Nusaba ugomba guhabwa. Imana iramutse itabikoze yaba yarabeshye. Baze noneho ngi natwe twicara no kuri Shalom TV turimo turavuga ngo Imana irabeshye. Gusaba turasaba frère Levi. Gusaba turasaba. Yego. Gushaka turashaka. Yego. Abantu barabyuka buri munsi bakava mu ngo zabo bakajya mu mirimo itandukanye babashakisha. Yego. Usanga umuntu guhera mu bwana bwe yabyirutse bamujyana ku ishuri naho no kujya gushakisha. Aho abashije kugera mu kazi akora ubutitsa amanywa nijoro. Ariko still arimo arashakisha uwo muntu. Arimo arashakisha arimo arasenga ariko nta gihinduka. Imyaka 5 irashize imyaka 10 irashize aracyari kuri rwa rwego n'ubundi. Kuba aravuga ngo nuko dusaba nabi
impamvu tudabwa nuko dusaba nabi revoye usaba dusaba dute rero twakagombye kuba dusaba dute first of all Yesu yabwiye intumwa ze ngo nimusenga uvuge ngo ubushake bwawe buze kumva umakinge sure kwanza ibintu ndi gusaba Imana ntabwo uzaguha ikintu udashobora kumanaginga Imana iteka iduha ibintu dufitiye gestion tuzashobora kumanaginga niyo mpamvu quelquefois dusenga Imana ituzamurire capacité yacu yo kumanaginga ibintu hari igihe usaba ibintu Imana yabone ikabona niyo mpamvu Imana ishobora guha umuntu uvuga ngo nagatize ariko afite capacité yo kubimanaginga wowe yakubona uramwegera uraza muri eglise ariko capacité yawe iracyari hasi niyo mpamvu utabibona nimba uyu munsi ushobora okay dusaba nabi kuko reka ngiye ngo example ngewe igihe kimwe gigeze kumba mu buzima bwanjye n'umashaka akazi cyane nshaka guhindura ko nari mfite biza ku mutima wanjye bimbera umutwaro biraza birandemerera nkajya nsenga ariko ndimo nasenga na stress nka Yobu kuko biratubwira ko Yobu yarafite ubwoba noneho nicyo cyabaye umunsi umwe nakurikiye predication y'umugabo arimo aravuga ngo ugomba the life of letting go ugomba kureka ibintu ukaruhuka Imana igakora iyo uruhutse Imana irakora ndavuga ngo okay so iki gihe cyose narandimo ndasaba Imana ariko ndushye kandi ntabwo Imana ishobora kugusubiza urushye ugomba kubanza kuba dégagé Imana ukayihamagara mu murimo yavuze muri Petero ngo munyikoreze imitwaro yanyu urukumva uko ari ushobora kugira icyo mbikoreraho so no qu'est-ce que c'est passé ndavuga ngo d'accord so guhera none sinzongera gustressa ku byakazi ndabyibagirwa ndatuza ndiyakira ndabisuzugura izo kintu cyabaye brother nyuma y'iminsi mike akazi narakabonye c'est que quelque part ari kuntu tuba emporter dans ma émotion tugakandagira ijambo mu izina ryo kwizera kandi twarakandagije banza wibaze iki kibazo mfite uyu munsi hari umwe ndadushaka akazi yamwe ndashaka ko ari mariage urimo urabijyamo gute ujye mu ijambo nusanga hari aho byapfuye Freba nama aravuga ngo nunasanga hari aho warabikoze byose neza muri icyo gihe soyez certain de Dieu tegereza Imana nusanga noneho byose wabikoze neza nta kibazo ufite okay tuza utegereza Imana izabikora mwenda televiziyo aho ngaho Yesu yaravuze ngo abisi we yakunda kubita abana b'inzoka bafite ubwenge bwinshi mbese ibyo bintu babizi kuturusha bazi gushakisha izo moye bazi gushakisha uburyo baburi buze kubonamo izo ndonke imibereho n'ibindi nk'ibyo ngibyo kuturusha noneho ukagaruka mu ijambo ry'Imana ukatubwira ngo dukeneye kuba relaxed donc ibyo dukora ntabwo dukwiye gushyiraho icyo gitutu ngo tugire ubwoba kandi mu by'ukuri bo principe ni never give up cyase titiriza mpaka principe na iri biblique unshakira hiri muri bible ntawe ariko irakora icyo ndi gukubwira impamvu ubona amahwaza nyine menshi birangira ubaba n'agahinda uri kuvuga uyu munsi abakire ni gute nshobora kumbwira ko umuntu afite amafaranga yahura ni gute nshobora n'icyo kintu seka amafaranga ntago ari byose umuntu ufite amafaranga ntiyakaba yiyahura gute se nimba ari umunezero seka amafaranga ntago ari umunezero hambije ngo muri covid hari umuministre wiyahuye I'm like ni gute umuntu ufite power ingana kuri yahura seka amafaranga ntago ari byose umukristo umugisha wacu wa mbere frère Enoch kambikubwire umugisha wacu wa mbere ni Kristo ni Yesu Kristo ntago ari amafaranga umujye ikintu ndusha bezose nona nuko mfite Yesu kuko Yesu azangeza uriya mutipa atagera amahoro y'umutima uzi ikintu kigoye mu buzima ni ukuburara wishima abanyamateka bavuga yuko muri siècle za mbere nyuma ya Yesu habaye persecution murabizi igikomangoma Nero kitwika abakristo mateka naciye kuyazi ngo abakristo bapfaga barimo baraseka babatwika barimo baraseka uwo niwe mugisha wacu ariko we have lost sight of that umugisha wacu wa mbere nuko dufite Yesu mu mutima hahandi wumva ko ngiye kuburara ariko simfite agahinda ariko uyu munsi yaje amafaranga yaje capitalisme itwereka ko kugira ngo Enoke mwubahe Enoke mutega amatwi agomba kuzana amafaranga ni gute umugisha wacu tugira abantu bari vulnerable ku rwego twumva yuko ari twebwe tugomba kubaho duciye bugufi kuruta abandi nyamara Yesu mu gihe ari ku isi yadusezanije yuko igihe Petero yamubazaga yamubwiye ngo mwebweho muzakubirwa inshuro 100 muzanahabwa n'ubwami bwo mu ijuru yego ese izo nshuro 100 nuvuga ngo tugomba kuzitegereza let me break down to you okay twabwirijwe nabi umuntu ufite Yesu nagabura yego nimwe mu sturi vulnerable hari urumva igihe abamissionnaire baje muri Afrika akafata example ya Africa ni homba batubwirije
doctrine y'ubukene byose tugomba ngo hahirwa abakene. Abamisiyoneri batangira kubwiriza mu bihugu byacu batubwirije ubukene. Igihe n'abapredikateri baje batubwiriza evangile ya prosperite ngo mutange byose mufite Imana izabaha umugisha. So harimo balance. Ijambo ry'Imana riravuga iki? Umuntu ngewe frere no kambikubwire rwose bifite ubushizi bw'amanga. Umuntu ubanye neza n'Imana ukurikiza principe z'Imana bitinde bitebuke agashobora kulakinga mu buzima. Itangiye kulakinga hari icyo bawishe. No usa tudashobora kubivugisha ukuri ngo tubyemere. Okay, ntago wise. Uri masenga Imana ngo iguha akazi suko yenza. Wagiye gukora igishoro washatse igishoro wakora business. Urakora kutwenza ku Mana ashaka kuba deshe utarize abaheza. Cyo no kora company yawe. Nimba utarize kora ya muri business. Nawe wize bya muri company. Ariko umunsi turashaka ko Imana idusanga aho turi ndushaka kujya hiri. Imana yaravuze ngo mukomange muzakingwa urashaka kuguma mu rugo bagakingura imiryango niho kibazo kiri. Dushakira Imana hiri kugira ngo umunsi ubone amafaranga nibisaba yuko ukora veye ukora jeune bya gushaka akazi. Abakristo twuziye muri eglise turimo turararamo ngo Imana iduha amafaranga nagiza yaduha. Reka twa applying komeza applying ari umupastor atubwiriza ngo fata dossier applying niba kureshe tahandi komeza umunsi umwe bizakunda. Iyo determination ntabwo tuyifite. Turashaka ibintu byoroha kandi tugomba kwiyuhyira niko kwiyuhyira ntabwo ari byo bya bindi uvugaga byo kuba turi stressé turi kwiyuhyira no kuvuga ngo mvuye mu rugo nkoze pa. Ariko iyo bamaze gutanga dossier noneho ituryama Imana ndabizi. Bakubwira ngo nago twagufashe ukajya hano ugatanga dossier ukaryama. Kuko iyo uruhutse nibwo Imana ikora. Muri Petero hasi yaravuze ngo umuntu utaruhutse Satani aramuconchomera. Noneho ugomba kumva ko muri wowe utuje ari ufite papa wo mu ijoro. Ukuntu uzanyoni zavugaga ngo dufite papa wacu, hari papa wacu tureberera, tubyizere mu mitima yacu yuko ngiye na mucyo turimo turakora kino dukurikira wese, dufite papa none dutuze tureke Imana ibikora. Kuko stress ntacyo yongera, ariko turi stress nk'abakristo. Okay, dusoza kubera ko ntabwo twari dufite igihe kinini cyane, ndi kugira ngo twongere dusubiremo neza, twa turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo mu byo dushaka kugeraho mu butunzi n'ibindi, ese hari icyo bitwaye tunyuze mu nzira iyo ari yo yose. Hanyuma watugaragarije yuko inzira binyuramo ni ngombwa, tugomba kuyitaho. Hanyuma nagiraga ngo dusubiremo neza uko ni nka highlights ndi kuvuga, ibyo umuntu ashobora kuba yakongera akasubiramo akitaho. Mu byo ngewe nibuka harimo ko dushakira Imana aho itari, donc dukurikije principe z'Imana uko itubwira gukora ibintu akaba ariko tubikora, icyo gihe bizakunda. Ikindi tubikore dutuje kandi dutegereze, kubera ko dufite amasezerano ariko tudafite igihe ayo masezerano azasohorera. Ikindi mbere yuko dusoza n'ubutumwa mushobora kuba mwagenera bari badukurikiye kuri iki kiganiro mwatubwira. Tumenye ko dutandukanye. Umukristo ntabwo ameze nk'umupagani. Langaje zitandukanye, imyifatire itandukanye. Yewe si ni mu bantu ba promoting faiblesse. Faiblesse ni ikintu kiba ariko twanga cyangwa se tugashaka uburyo ki tutagomba kujya. Twe kujya tujustifia faiblesse. Ni mu mwenda dushaka amafaranga, which is good. Yashaka mu buryo bw'Imana, mu buryo Imana yateganyijemo. Noneho n'ubushaka hanze bw'Imana yateganyijemo hazazihwa. Iziriza kujomba ubuzima bwawe bwose. Ukumva? Noneho dushakira Imana hiri, twe kuyikurura. Mana urugero umunsi tukadubona bene data byaroroshye, ntabwo tugikura principe y'umuntu azakora ibintu yishakiye wamubwira akakoreka amaranga mutima. That's not right. Reka ikibazo cyabaye Imana iravuga iki? Reka tugarukire kwiga. Basically message natanga tugaruke ku by'Imana ivuga. Ikibazo cyabaye. Ijambo ry'Imana riravuga iki? Habayeho kutumvikana. Ijambo ry'Imana riravuga iki? Ndakennye ndashaka kurya. Habaye ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Abapasiteri barimo batubwiriza ijambo ry'Imana be kutubwira ibyabo. N'abakristo nabo bumva ijambo ry'Imana ibyindi byose babijugunye filtre bakoresha akayunguruzo k'Imana. Ikimana itavuze twe kujya bijya kujya bitworohera kucyumva. Basically bakuzanira ikintu bakakubwira ngo okay reka dukore business nk'itso abona amafaranga baza. Ibyo bintu rukumbwira Imana yarabivuze. Kandi nimba ubona ko ibyo bintu iyo nzira uri kujyamo rwose atari inzira y'Imana yitondera izazana amahwa. Nicyo nasoza mvuga murakoze.
Yego. Murakoze cyane. Ngira ngo dushobora kuzagira ikindi kiganiro mubitwemereye kubera ko kuvuga ku nzira y'Imana noneho umuntu agiye gukenera gukora business. Inzira y'Imana ni iyihe? Ibyo ngibyo ngira ngo nabyo twazabigirira igihe, ariko kuri ubu ngubu umwanya twari dufite n'uyu nguyu. Mwakoze cyane kudukurikira. Levi, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Imana ibahe umugisha cyane. Tuzasubira ubutaha. Okay, ntacyo turahari rwose, tuzaza. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Amen. Ubwo ku kindi kiganiro niba mwifuza yuko twazakomeza kuri iyi ngingo, tukavuga kuri izo ngingo, ese inzira y'Imana mu gukora ibi n'ibi ni iyihe, mwaza kutubwira muri comment aho hepfo, cyangwa se mwanaduhamagara mukaduhereza ibitekerezo byanyu, hanyuma tukamenya icyo tuzakora ubutaha. Kugeza ubwo icyo gihe, Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane. Amen.